frustrating abana pe tukibagirwa ko ari abana noneho frustration cyangwa ibihe badusanzemo bitameze neza dufite bitugoye turimo kurwana nabyo umwana tukabimwakiriza ataranashyira hasi igikapu avanye ku ishuri noneho ubwo biba bimaze kumuvangira akihagera rero byiza ko ababyeyi tugera kuri cya kigero cya maturity yaho dushobora gutandukanya umubabaro wacu n'ibyo turimo kunyuramo no guha urugwiro n'urukundo umwana uvuye ku ishuri nyuma y'igihembwe cyose adaheruka mu rugo aje ashaka kwagususuruka ko mu rugo ashaka kwiruhutsa kakavuyo ko ku ishuri akumva uburyohe bwo mu rugo kuba kurya neza aje kurya neza ibyo babiteguza batarava ku ishuri runaka tubahaye ikaze bakunze ibiganiro byacu bitandukanye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye turabakunda turabakiriye mwiriwe mwaramutse mumeze mute ababyeyi by'umwihariko muriho musubiza abana ku mashuri turabashuhuje tunabashimira cyane kubwo izo nshingano muba murimo zitoroshye ariko murabikora kandi bigakunda turavuga ngo Imana ibahe umugisha kandi bakomereze amaboko Yemere Takaminka rero ndi kumwe na bagenzi banje turi kumwe Devota Mukamwezi turi kumwe Ntagongera Godfrey tubahaye ikaze aha ni mu muryango muri rusange nkuko mumaze kubimenyera tuje kuganira n'ababyeyi ndetse n'abanyeshuri cyane cyane uyu munsi rero tuje kuganira n'ababyeyi ndetse n'abanyeshuri cyane cyane ko turi mu gihe cyo gusubira ku mashuri turagira ngo twibaze ngo twebwe nk'ababyeyi tugiye kohereza abana ku mashuri cyane cyane abagiye kwiga babayo ni gute tubategura nihe mpamba tuba dukwiriye kubaha irenze ku kuba twabashakiye ibikoresho twabishyuriye amafaranga y'ishuri nihe mpamba duha ubuzima bwabo bwo mu mitekerereze nihe mpamba duha ubuzima bwabo bw'amarangamutima nihe mpamba duha ubuzima bwabo bw'imibanire n'iki tubapfunyikira muri biriya bagiye kugenda bitwaje basubiye ku ishuri nimujye kure rero turi kumwe reka tubanze dusenge hanyuma dukomeze niyo nsanganyamatsiko turi buvuge no ku ruhare rw'abanyeshuri nabo kuko urumva baba ari abantu bamaze gutera indi ntambwe umuntu ugeze muri segonderi buriya mu mashuri yisumbuye hari urwego aba amaze kugeraho nawe hari icyo tuza kumubwira bana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye tugwaye icyubahiro urakoze kuduha ubuntu bwo kugaruka kugira ngo tuze kuganira twese hamwe nk'abagize umuryango nk'uko bera ngwino twigishe uvugane natwe ugire uburyo uri buduhugure kugira ngo turusheho gukora ibijyanye n'ubushake bwawe tubikora mu miryango yacu kubw'icyubahiro cy'izina ryawe tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu amen yes devil nari maze kubivuga rero iyo twohereza abanyeshuri ku ishuri barimo ibyiciro hari nk'ababa bagiye gutangira ari ubwa mbere bagiye kujya kwiga babayo ubundi bari basanzwe mu rugo icyiciro cyose cy'amashuri abanza bakize baba mu rugo bataha bakabona ababyeyi bakabona bakuru babo cyangwa barumuna babo bagakorerwa ibintu byose ariko igihe kikagera bakaba bateye intambwe yo kugenda noneho kwiga baba ku ishuri icyo ni icyiciro cya mbere hari iki ni icyiciro cya kabiri noneho baba basanzwe baragiye basa nk'aho bamaze kumenyera ubuzima ariko mu by'ukuri muri cya gihe cyose amara ku ishuri ntabwo muba muri kumwe ujyayo gusa kumusura rimwe mu gihe byateganyijwe ariko ntubuzi ngo abaho ati ubuzima bwa buri munsi so iyo atashye niki tuganira nawe nk'ababyeyi kandi niyo agiye gusubira ku ishuri nanone nihe mpamba tumupfunyikira ngira ngo duhere kuri uyu ujye gutangira bwa mbere urakoze cyane ubundi umuntu akoze mu bice bitatu hari umuntu w'umwuka hari umuntu w'ubugingo hari n'uyu muntu w'umubiri tubona kubera ko ibyo bice byose cyangwa izo aspect zose ziba zikeneye kubakwa ababyeyi ni byiza ko babigira impamvu y'ingenzi bakabigenera umwanya impamvu ni uko turagira ngo twibutse abadukurikiye buri gihe ko tuba tunashaka gukumira iryahungabana ritera ubuzima butari bwiza bwo mu mutwe rero umwana ugiye guhura n'ibintu atazi abantu atazi abarimu atazi environnement nshyashya ibintu byose burya biba ari bishyashya kwinjira mu kintu gishya rero burya biba byiza iyo uteguye umuntu usibye n'umwana natwe iyo twinjira mu bintu bishya bidusaba imyiteguro iyo utiteguye neza
bishobora kuguhungabanya pe undi muntu abibona nk'ibintu byoroheje. Urugero nk'uyu mwana aba yaramenyereye kubaho mu buzima bwa famiye, noneho nk'abo mu mijyi bo baba baramenyereye kuba bafite n'abakozi mu rugo, imirimo myinshi bayikorerwa, mu gihe hano ku ishuri aba agiye gutangira ubuzima bwo kwimenya, reka dukoreshe iryo jambo, kwimenya ku mutekano w'ibintu byawe, ubuzima bwawe, amasaha ukuntu yajera, amasomo ukuntu wiga, kugira ngo utazanatsindwa, kuko bireti tuba tuyitegereje nk'ababyeyi, kandi ari nayo mpamvu nyamukuru uba wagiye hariya hantu, ubwo turavugana n'umwana. Rero ku babyeyi, kuko twari tukiri kugutegura, ndumva ariho duhereye, ni byiza ko wa mwana mugena icyo gihe pe mukabitegura, mukaba munabiziranyeho iminsi mike ya mbere yuko ajya ku ishuri. Ntubikore ubura amasaha yirukanka murwana n'igihe, oya, nibura niyo yaba n'iminsi 2 mbere yuko ajya ku ishuri byaba ari byiza cyane, mukicarana ukamubwira rero ahantu ugiye hatandukanye na hano mu rugo. Hari n'igihe abana iyo bize neza baba bakiri na bato mu myaka, hari abajya muri segonderi ku myaka 11 n'2 abenshi. Iyo myaka ku mwana wakuriye mu rugo bamutamika, bamugaburira, bamufurira, bamukura ku ishuri, bamujyanayo, aba ari mubisi. Hari ibintu byinshi aba akwiriye hari ibintu byinshi aba akeneye kubwirwa pe, ko hari ahantu agiye ntawe uzaza kumukura ku ishuri ngo amucyure ku mugoroba, nta n'uzamudepoza yo mu gitondo, hanyuma na cya cyayi bamuhaga akagisanga ku meza, azajya gutonda umurongo, igikombe cye yakimenye, isahani ayimenye, atinda asange cyashize, kandi bazajya batera ikide abimenye ngo agomba kuba yageze ku murongo, time keeping, kumenya ko nta wundi muntu uzakwitaho. Ibi turabivuga kugira ngo nyine ababizi agende yateguye ubwonko bwe ko agiye kwiyitaho, bitavuze ko wenda uko azamenyera akagira inshuti nziza zizajya zimufasha, ariko inshingano niye gusa. Ubwo rero bwari mu buryo buri fiziko no kumenya kubana. Buryo uzi ko kubana tubyiga cyane, turabyiga, niyo mpamvu uzabona hari abantu bakuru batazi kubana n'abagenzi babo neza, kuko batatojwe. Noneho rero tukajya twibeshya ngo yarakuze, ngo umuntu ni mukuru ngo bazi ko abana n'abandi. Ibintu barabyiga. Toza umwana yuko abanira abagenzi be neza, yumvira abarezi ku ishuri, azajya yita ku mabwiriza ikigo cyatanze, ubuyobozi bw'ikigo akabwumvira, amabwiriza akayubahiriza. Ubwo ni discipline izamufasha kuzana na ya bilete nziza twamutumye tumutegerejeho. Ni twinshi twavugaho, wenda aho ngaho ahandi muragenda munyunganira, ariko mu buryo bw'imibanire no kuba yiteguye mu mutwe we ko agiye ahantu hashya, hashobora kuba hanakonje, ubwo twavuze mu mibanire n'ibiki, ariko na weather na climate, hakonje cyangwa hashyushye. By the way, hari n'uba afite nk'indwara wenda iri chronique izirana na klima runaka, bikaba bisaba yuko nabyo bimuganiriza, cyangwa se ukaba wabanje ukabimenya, byashoboka ukaba wamuhindurira. Ariko byaba ngombwa ko ariho ajya kwiga, niba agira nk'amasinizite urugero, mushakira ibyo kwifubika bihagije, umubwira azajya abyibuka, yiyiteho, yifubike, yirinde ubukonje uko abishobora, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba bwiza. Mu mibanire yubaha abamuyobora, abamuruta, abanire neza inshuti ze, azifashe uko abishoboye, kuko uko ufasha umuntu nawe bituma yumva akubereyemo umwenda wo kukwitaho nk'uko wamwitayeho. Ikindi, kwita ku masomo, akabimenya ngo amasaha ya prep, amasaha yo kwiga nayo kwiga, ntarangare, kuzinduka akabigira umuco, gupanga utuntu twe, imyenda ye, amakaye ye, amavuta ku ishuri. Bana experience ya mbere ibaho muri interna nuko abana babiba, haba hariyo babikamiritse, sinzi impamvu ako kageso hose kahaba, ahenshi noti hose. Rero akanabimenya ngo utuntu twatubike, atugenzure, aducunga, bimenye, kubera ko hari abana batarezwe neza cyangwa bafite uburere butandukanye, aho abagiye kumenya diversity, kubana n'abantu b'ingeri zinyuranye, bazakubanira bihabanye n'ibyo umenyereye, kuko mu rugo nta wakakwibye. Mu rugo ntawe uzaza ngo agutware amavuta yabike uyabure, ntawe uzaza ngo ufate urusokozo atarugusabye, ntawe uzafata inkweto zawe. Hariya rero biba ari ibitangaza akwiriye kwitega,
agacunga ibyo ashoboye gucunga, byanamubaho akamenya ko yabibwiwe. Kuko kubicunga reka tubateguze ko bitanavuze ko basoza batabibye, ariko no mu gihe bamwibye ntabe shocked, ntiyumve ari ishyano cyane riguye, akaba bizi ko aho ngaho bamubwiye ko utwo tugeso tuhaba, ubwo akaba yatangiye gukanguka no kumenya gucunga ibye. Nk'uko twavuze rero ko hari ibyiciro bitatu, ubwo wenda icyo cyari kiri mu buryo bw'umubiri n'imibanire n'iki, twari dukomojeho no ku bijyanye no ku myigire cognitively, ugomba kwiga ugatsinda, niba hari isomo rikugora muri za nshuti zawe watangiye kumenyerana nazo hano, egera iyo uzi kurusha iryo somo, niba ari imibare gutsinda, ugire utunota dukeya, niba mwoza amasahani unamwogereza umubwire uti mfasha. Utangire gutereta abantu kugira ngo bagufashe ibyo udashoboye kwifasha. Ibyo nabyo kwemera intege nke zawe ni ikindi kintu twiga, ariko iyo tutabyize twihagararaho bikatunanira, hari abakadufashije, ariko kuko tutabakinguriye umuryango ntabwo bazaza kutwisabira ngo badufashe, ugomba kugaragaza ko ukeneye ubufasha kuri bagenzi bawe. Ibijyanye rero n'ubugingo, ariko numva nagiye ku banyeshuri cyane, ariko biravanze, turaza kubivanga. Twari tukireba wa mubyeyi, ubwo ku mubyeyi wamuteguye muri ubwo buryo, umwana yamenye ibyo agiye guhura nabyo ku ishuri. Mu bijyanye n'ubugingo, niyo waba utari umukristo wa cyane, ushobora rwose kugurira umwana Bibiliya ukayimuha nk'impamba, kugira ngo mu buryo bwe bw'ubugingo bw'umwuka, niko dukunda kubyita, ntazagende ngo abe umunyamubiri gusa. Kuko ku ishuri no ku bigo by'amashuri ikintu kiza gihari ni uko babagirira ibyo bihe. Ku cyumweru bagira amateraniro, buri muntu, hari ababemerera kwisanzura, hari n'ababari strict, ariko haba hari ugusenga. Hanyuma rero nibura ku cyumweru ajya ukamutoza gufata ka kanya kugira ngo asome Bibiliya, yumve ijambo ry'Imana rimuvugaho, yumve uwo ari we, yiyibutse, yikonekite n'ijuru, kuko umuntu twavuze ko ari umwuka n'ubugingo, ariko atura mu mubiri. Uwo muntu w'ubugingo nawe aba akeneye kugaburirwa, kandi nta bindi agaburirwa. Gusa ahangaha twisabira ababyeyi, byaba byaratinze cyane, utegereje kumuha Bibiliya utaramutoje ko muyisomana mukibana, waba waratinze. Agiye kuyisomera ntawe uri bumuyobore, ntawe uri bumufashe, biba ari ukwirwariza, kwishakisha. Ariko uburyo bwiza ni uko uburere duha abana twagombye kuzirikana n'iyi pariti y'ubugingo, uko tubizi akaba ariko tubibaha, ariko bakabona iyo poshoni y'ubuzima nayo. Ntekereza hari ibyo. Urakoze cyane. Reka tugaruke ku mubyeyi w'umupapa Godfrey. Umwana agiye kujya kwiga, aba ku ishuri. Hari ikintu njya numva ababyeyi bavuga ngo nagende ngo amenye ubwenge atamenyeye mu rugo. Kuri njye niko nubitekereza, ubwenge atamenyeye mu rugo umwigishije uri papa we uri mama we, utekereje cyangwa utegereje ko agiye kujya kubwigira abwigishijwe n'abarimu na bagenzi be bari kumwe. Hari ibyo yigirayo, ariko bwa bwenge karemano, buryo umuntu yifata, ibyo akora, ibyo adakora, indangagaciro, byo dukunda kuvuga, ngira ngo bihera mu rugo. Ariko rero ni gute ababyeyi bakwiye kuba bategura aba bana, niyo mpamvu bakwiriye kubaha? Dutangira n'icyanditswe, Imigani 22 umurongo wa 6. Yego, zanjye cyanditse murakizi ngo train up a child in a way he should go. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, cyangwa mutoze. Nka biriya sister yavugaga ngo Bibiliya, ubundi ibi ngibi ni ibintu bigomba kuba mu buzima bwe bwa buri munsi bw'abana mu rugo rw'urugo. Umwana burya agiye gusohoka mu rugo nuko wamuteguye. Ugomba kubona ufite na confidence, umwana wanjye nasohoka he will be okay or she will be okay, kubera ko nakubibyemo umwanya wanjye, narakuganirije, nakwigishije gukora utuntu dutundi. So ahangaha ntabwo ari mu buryo bw'umwuka gusa, no muri bwa buryo bwo kwiyitaho umubiri wawe. Ko nk'umwana ugiye ku ishuri, mama we ntabwo aba ari kumwe nawe ngo ambwire ngo njya gukaraba, ukeneye kugira isuku. So iyo myaka, ubwo ajya kugera iyo myaka, uwo muntu waramuteguye we nk'umubyeyi. Ariko ndashaka gusubira agiye ku babyeyi.
n'ababyeyi bakeneye gutegurwa. I don't know by coincidence ubu jewe nje hano mvuye ku ishuri yego kugeza y'umwana kuri Excel urumva ariko hari n'igihe umubyeyi nawe aba atari ready nko kurekura uyu mwana umwana yagenda ugasanga nawe asigaye ahanganye arahungabanye so nawe aba akeneye gutegurwa niba ukaganira n'abandi babiciyemo urumva ntabwo ngiye kubyana ku rwego ngo ugende ureba abakansara okay reba abandi babiciyemo muganire experience ariko ugomba kuba uyu mwana nawe wamuteguye so kuba nawe utiteguye niba abantu usanga asize umwana ku ishuri akagenda arira n'umwana amusigarira kugira ngo benshi barabibonye ariko bya bindi wakoze urera umwana kuva hano mu Rwanda abana bakunze kujya mu boarding muri secondary ahubwo nibaza wa mwana uri muri primaire ujya muri nuzawe sinzi ukuntu umutegura kuko abakeneye abantu bamwitaho cyane noneho abantu bamwitaho cyane abasize mu rugo umujyanye muri institution sinzi ko bari bumuhe love urukundo ruzamwemerera ruzamufasha gukura neza ariko noneho reka tugende nko leta yacu ikangurira abanyarwanda kubana n'abana igihe kirekire ariyo mpamvu ubona orphanage zikiba mu Rwanda bakangurira n'abana bato kwiga bataha none umwana ageze muri secondaire agomba kujya kuba ku ishuri niyo bita internet urumva so aho ngaho niba umwana warabanye nawe waramuganirije yego urumva ikintu abantu batinze kugiraho ubwoba ni peer pressure nicyo mu Kinyarwanda ikigare ahahurira n'abandi bagenzi be nicyo kintu ababyeyi benshi bafite ubwoba kuvuga ngo umwana agende yige ubwenge umuntu uvuga ibyo ngibyo ntabwo nyeka ko agiye kubyigira hariya cyane kurusha uko yakabyigiye hano ariko hariya nuko agiye kuri tera ari wenyine ni nko gushyira mu bikorwa bya bindi wamuhaye urumva so niba utarabimuhaye utegereje ko abarimu bazabimuha then aho ngaho ufite akabazo abarimu baragufasha ntabwo aribo bashinzwe kurera umwana wawe ni nayo mpamvu reba niyo umwana arara ku ishuri habaho iminsi bemerera ababyeyi kujya kubareba kugira ngo uganire n'umwana urumva ariko ugomba no kumuteguza ukamubwira ati ugiye ku ishuri ugiye guhura n'abantu batandukanye hari abantu bazashaka kugushira mu bintu bitajyanye n'imyemerere yacu uzababwira ngo iki you do a demo ukora demo n'umwana ashobora kwigisha umwana kuvuga no kuko hari umwana udafite confidence muri we icyo bamujyanyemo cyose agendera mu kigare bya bigare bavugaga nyine akagenda muri iyo group kubera ko ntago wamuteguye ariko iyo umwana avuye aho ngaho mu rugo waramuhaye indangagaciro ntidukora ibi twebwe ntitwemera ibi bariya bazaza gushaka kumurikurutinga ababwire no that's not my thing ibyo ntabwo ari ibintu ugiye ukanamubaza wowe ukunda iki ku ishuri nugerayo uzaba ukunda iki ashaka kuvuga ati nkunda gusoma ndashaka kujya muri reading club nkunda umupira ariko hari utundi tugurupu turi aho ngaho so ugerageze kumuganiriza kuri ibyo bintu ashobora kuzahura nabyo umutegure ni nk'uko utegura umusirikare kujya ku rugamba uramubwira ati aho ugiye urahura n'ibi so iyo abibonye waramuteguye then ashobora guhagarara agashyira amanga ibyo atagomba kujyamo ntabijyemo urakoze cyane twari twavuze devo ku bandi noneho baba basanzwe bari baje mu kiruhuko ubwo bagiye gusubira ku ishuri aba bo tubigendanamo dute urakoze cyane bifitanye isano ya hafi na biriya twari tumaze kuvuga ni uko abangaba baba bamaze kumenyera tere yo kuba hanze yo mu rugo ariko bitangira cya gihe baje mu kiruhuko bageze mu rugo
kuko yaratanze urugero Godfrey ngo ni nko gutegura umusirikare ugiye ku rugamba ababa bari ku rugamba rw'amasomo nabo bwa mbere rero intsinzi tuba tubategerejeho ni performance tubasaba report amanota batahanye bireti bazanye zihagaze gute ariko ubwo birajyana na rwa rugwiro nanone abakeneye kubona ageze mu rugo hari igihe ababyeyi dufrustrating abana pe tukibagirwa ko ari abana noneho frustration cyangwa ibihe badusanzemo bitameze neza dufite ibitugoye turimo kurwana nabyo umwana tukabimwakiriza ataranashyira hasi igikapu avanye ku ishuri noneho ubwo biba bimaze kumuvangira akihagera rero ni byiza ko ababyeyi tugera kuri cya kigero cya maturity yaho dushobora gutandukanya umubabaro wacu n'ibyo turimo kunyuramo no guha urugwiro n'urukundo umwana uvuye ku ishuri nyuma y'igihembwe cyose adaheruka mu rugo aje ashaka kwagususuruka ko mu rugo ashaka kwiruhutsa kakavuyo ko ku ishuri akumva uburyohe bwo mu rugo kuba muhira aje kurya neza ibyo babiteguza batarava ku ishuri cyane nkawe maybe abacu ntibaragera muri segonderi nari ndimo gusoma akantu ngo umwana umwe yaratashye akigera mu rugo barambaza babonye amanota angahe basanga yarabonye B noneho umubyeyi ahita amubwira nabi ariko ubwo umuntu yagiraga uwo mubyeyi aramubwira ati the best way uburyo bwiza wamubaza how are you going to improve this uzabikosora gute yego nkawe nawe wakongera nk'uko practical uko bikugendera abana iyo batashye naringeze arakoze cyane ibi dusa n'ababihuriraho turi ababyeyi benshi uburyo bwiza naho twari tugeze arakoze kubyongeraho ni uko ubanza ukakira umwana ukamuzimana abadaheruka mu rugo abashonje imyaka yabo ibikeneye kurya cyane rwose mu bintu witegura uzi ko ari buze ujya unateka ibiryo uza akunda kandi byinshi kandi ifiriti ntikaburemo ifiriti rwose n'inyama ku babishoboye mujye mwiyaranje uwo munsi abisange abirya bihage ubundi muganire azakuganirira atekanye hanyuma rero ubone kumubaza ese igihembwe cyagenze gute bireti yawe ndabona ashobora kuza yanakoze neza by the way twe kuhita tureba ibitameze neza nabaje yatsinze bari batubwiye B ashobora kuza afite E gusa yatsindiye hejuru mu congratulating umubwira ukuntu mwishimira ibi bintu mu muco wacu ntago bibamo ndumva twabitsindagira cyane uyu munsi umva dushaka dusheho ibiti n'amabuye kuko kenshi turabibiri negative mana yanjye uzi ko bireti imeze neza nta kintu abantu bamenyereye kuyivugaho hanyuma si ibindi ahangaha buri gihe ugashaka ikitameze neza banza ushimire cyane umubwire kuri proud y'uwo ari we kuba uri umubyeyi we biguhesha ishema kuba kwitirirwa ari ibintu bidasanzwe umutake umuzamure icyo kintu mubibyemo azarinda asaza atarakibagirwa ariko ubuzima bwo kubaho nta merisi iva ku mubyeyi nta shimwe buri gihe ashaka ibitameze neza ngo akomeze guhonde mu muco wacu tuzi ko ariko gutoza urimo kumutyaza yego tuba tuzi ngo turimo kumutyaza turimo kumugira umugabo umuntu wese wakoze neza kurushaho ariko niba hari ikintu babyeyi dukwiriye kumenya umuntu washimiwe yakwikorera ni sare yose akayibazanira ngo cibita gaca amabuye cyane umuntu washimiye ahora buri gihe ashaka gushimirwa birenzeho niyo mpamvu abana bakora neza ibigo by'amashuri birimo competition abana buri gihe bahorana ku gapuresha uyu munsi niba yatsinze ntashaka umunyuraho agashaka guhora ari uwa mbere umwana washimiye rero ko yakoze neza buri gihe ahora arwanira ko uhora umushimira ntabashaka ko washimira abandi ngo asigare rero iyo ni intwaro nibura niba utari ubizi muri iki kiganiro turabigusangije ntukongere kureba ibitagenda gusa ahubwo ujye uhera ku bigenda neza ntarasoza ngo mpe bagenzi banjye
tugaruke kuri ya pariti noneho mu gihe atakoze neza buryo tutakoze neza twese tuba dufite impamvu tutakoze neza uzabirebe nk'abahinzi n'ese sezo zose abantu bareza ntuhinga ukarumbya rimwe na rimwe mu gihe utejeje se nuba ufite impamvu utejeje wenda nta fumbire washyizemo wenda imvura yaguye nabi izuba ryabaye ryinshi cyangwa se habaye icyorezo runaka urubura amahindu bya bintu biza by'ibiza cyangwa se warwaye abandi bahinga wowe uryamye ibyo bintu byose rero bigereranya na wa musaruro utegereje ku mwana aho guhita umutera amabuye wakigoryiwe wajyanywe n'iki bitsi ibyo twagutumye banza umenye kuki yabonye ano manota ese ku ishuri waba wararwaye ndabona bireti yawe hano imibare yaragutsinze urugero ese umwarimu mufite ni mushyashya aho ntibabahinduriye umwarimu ko wajya guyumva ukiri muri primaire ese siniya wanu ko watsindaga neza na siniya 2 tronkomeye byakugendekeye gute ese ni ni nk'ubuhe bufasha wumva twaguha hari support ukeneye cyangwa se waba wararwaye ese ikirere cyo ku ishuri wabaye amahoro ni nk'iki cyakubayeho kidasanzwe uyu muntu azareba uwo muti mu bivuganye bimusigemo ideni ryo kutazagarura ripoti bireti imeze gutyo indangamanota imeze gutyo ubutaha ziyaranja ariko ubwo azahita akubwira cyabaye azahita akubwira ikintu cyabaye wenda yageze ku ishuri bibanza kumugora niba ari mu wa mbere ibiryo byaho byaramunaniye atangira kurwaragurika amasaha kubyuka igicuku atamenyereye bimunaniza gufata mu ishuri igeze ku ishuri rifite competition se baramusiga abarimu bajyana n'abihuta azakubwira izo mpamvu azazikubwira impamvu nazikubwira kuko wamweretse ko ushaka kumenya icyamubayeho utareba amanota gusa ahubwo urashaka kuko umwana ahenze kurusha ya manota umutegerejeho n'umuhungabanya n'amanota uzayabura nawe umuburi ni hahandi umwana ashobora kuvuza mu kiruhuko agakata akajya kwa anti utazamwuka inabi kuba bafite ashobora no kuza ripoti yayihinduye ubu ngubu barazihindura ikoranabuhanga ryaraje akayihindura cyangwa akayiguhisha akakuzanira icyo ushaka kubona cyangwa akakubwira ko yanayibuze kuko arashaka kwirinda induru yawe arashaka amahoro rero dutanga amahoro ku bana bacu kandi nituyabaha umusaruro tuzawubona bizatuma batubera open batubwiza ukuri kuko batubonye nk'inshuti ntabwo batubonamo abapolisi bahanganye n'ubuzima bwabo n'iterambere ryabo urakoze cyane Godfrey ngira ngo dusoza hari icyo wakongeraho kuri ubwo buzima bw'abanyeshuri hariya biga baba ku ishuri n'ababyeyi babo muri rusange ikintu nabonaga ni open communication kuganira nyine bisanzuye mbere y'uko umwana agenda niba buri uko agarutse niba buri uko uhuye nawe ugomba kuganira nawe mu buryo bwiza utari jeje utarimo kumucira yego nkuko wari uvuze aho ngaho umwana ashobora no kubwira neza ikibazo cyabaye urumva ariko ntabwo turimo kureba babandi babonye reports mbi gusa muri rusange so hari muri iyi communication the tone of your voice uburyo uri buvugishemo ese mubwiye urakaye mubwiye ufite umujinya mubwiye kuko nutangira kumubaza ibibazo ntarasubiza n'icyambere urabaza icya kabiri bitanu cyari umwana agiye kugira ubwoba urumva niba yaje azi ko amanota yatameze neza akigera mu nzu ukabutangiriye ku manota ngo ni ikibazo reka jyemba urugero abana banjye aho biga bagomba gusetinga goals mu gitondo bategura ibyo bari bukore umunsi wose ariko iyo batabirangije umuhungu wanjye yajyaga ataha mbere nuko asuhuza ambwira uko byagenze nshaka kubimukuramo kugira ngo ajye amenya more interested in him urumva avuga ati iby'amanota turaza kubivuganaho after receiving nkeneye kumenya umunsi wawe wagenze gute how are you iki baguye icyo kunywa bagire gute ubanza umwakire ariko umwana yinjira gate afite ubwoba uko papa niba mama bari hash niba hari bitagenze neza ubwo nyine no gukubitwa no kubwirwa nabi so communication ibe ari ingenzi
uganira gute n'abana abana bagira inshuti kuko nibajya ku ishuri bagahura na za peer pressure bya bigare noneho bakubwira ikintu ugatomboka wowe ubwo umwana agiye kubyibikaho adiringa nawe kandi wibuke bikemura umwana na experience afite y'ubwo buzima arimo araforminga character urumva burya uzi impamvu abantu benshi ajya mu kintu ukabona niba aribagiwe niba yagize nuko kitaraba creating a part in the brain niyo mpamvu abana bakora amakosa cyane ariko umwana iyo akoze ikosa urashaka kumuhana nk'umuhana Godfrey imyaka 40 urumva so urimo creating urafasha uyu muntu kuba umugabo ne kuba unuza so mufashe nayongera gukoza umwibutse kandi umwibutse neza so uwo mwana azakora iki azakura neza so my last word is twirinde kuba controlling so much ahubwo twongera imbaraga muri improvement okay twirinde ushaka kumenya kumera nk'abari ku munigo ariko utabikoze ko bitagenze gutya ko ahubwo tufatanye nabo turebe niki twakora neza tubahe capacity kugira ngo bajye muri ibi bihe bagezemo already bafite some skills guhandoringa bullying bayihandoringa gute peer pressure bayihandoringa gute niyitaho gutema mu gihe adahari papa adahari so kugira ngo nibagera muri ibyo bihe bashobore kubicamo kubinyuramo neza wow babyeyi rero ngira ngo nibyo dushoboye kuvuga bitewe n'igihe dufite ariko kuri abo batabikoraga mwita gusa kuvuga ngo singe nzabona ndangije amafaranga singe nzabona ndangije kugura ibikoresho ibyo ni byiza cyane ni inshingano zacu ariko n'iki gice nacyo cyo kuganiriza abana no kubategura nacyo ni inshingano yacu kandi ikomeye cyane kuko niwita cyane ku by'ibikoresho n'amafaranga n'iki umuntu ntumwubake azagera hariya umva azagaruka yarahindutse azaza yarabaye undi muntu umureba umuyoberwe kubera iki muri we yagiye ntacyo yifitemo agenda ahura n'abandi bamuteramo ibyabo iwabo mu miryango yabo cyangwa n'abirera n'abatoragura n'indi mico hirya no hino so ni byiza yuko tubabibamo imbuto hakiri kare ariko abana namwe tubasabe ngo mujye mugerageza kumvira inama z'ababyeyi turabizi ko hari ukuntu mugenda bavuga ngo ibyo mama mbwira ni ibya kera ntago azi ibigezweho ntabwo ariko buri gihe icyo umuntu uza kubwiza ukuri mu buzima bwawe ni umubyeyi wawe niwe muntu udashobora kukubeshya so ugerageze umwumvire yego ugire ibyo ufata hariya bigufasha ubona ko ari byiza bifite umurongo muzima bikujyanamo ariko biriya bigare bariya bakwigisha ingeso zitari nziza bariya bakubwira ngo twiryamire mu gihe ari amasaha yo kwiga bariya bakubwira ngo tujye kureba teacher runaka turabizi ko hari abicuruza kugira ngo babone amanota ntabwo ari byo ntabwo ari cyo ababyeyi baba bagutumye erega baba bagira ngo nawe ejo bundi uzavemo umuntu uzashobora kubaho ubuzima bwawe kuko ntabwo bazahorana nawe so dukoresha amahirwe tukiyafite twige kuko nicyo kiba kitujyanye ariko nanone bitavuze ko huye n'ikibazo utaganiriza yaba umurezi wawe cyangwa umubyeyi wawe yaje kugusura ariko cyane cyane icyo ukwiriye kwitaho kurusha ibindi ni icyakujyanye kandi kiba kikujyanye no kwiga so niyo mpamvu n'ababyeyi aricyo kintu cya mbere bakubaza amanota kuko niyo baba bagutumye buriya bwitange baba bakoze bamwe bagurisha ibibanza byabo abandi bakagurisha amatungo abandi bakiguriza kugira ngo barebe ko ugenda ukiga nibura ukazaca ku kagozi ariko wagera hariya nawe ukibagirwa amateka yawe ukibagirwa aho uvuye ukibagirwa ikikugenza ukagenda ukabundi ibyo rero ntago biba bihesha ababyeyi ishema nawe ubwawe ntago bikubereye rwose kuko niba udakoresha igihe ufite none ahangaha ntabwo kizagaruka utazajya gukenera kwiga utagifite imyaka yo kwicara ngo wige cyangwa utakinabishoboye bitewe n'ibyakubayeho turabizi hari abajya bitwara nabi ugasanga batwaye inda zitateganyije bajya kubyara ubuzima bwabo bugakatira aho ngaho hari abajya bijyana mu biyobyabwenge ugasanga barahindutse bagiye bishyize mu buzima batagombaga kuba bajyamo kandi mwari mufite amahirwe rero turi hano kubashishikariza ngo mutore inzira nziza mufate inama z'ababyeyi n'abarezi mukore mube abantu ejo bazubaka igihugu Imana ibaha umugisha rero murakoze kubana natwe turabashimiye Devota turabashimiye Godfrey ikiganiro nakagaruka shalom shalom